njye rero ikintu kimbabaje si ukuvuga ngo twagize ibyago pe kuko ntaho bitabanye n'Imana yamukunze kuturusha ariko iyo gahunda yo gushyingura kuntu bigoye nese leta iravuga ngo hashyingura abantu 20 batarenga kandi natwe ntidushaka kwica amabwiriza kuri uwo mubare bashyizeho ni muke pe reka dupfe kubara turebe ko byashoboka wenda guhuza n'ibihari ntabwo biri ubundi tubare wenda turebe hazashyingura gucukura tuzakoresha bane noneho bane uretse bane noneho ahazamo igikorwa cyo gukuramo itaka tuzakoresha babiri bazakuramo itaka babiri bamaze kuba batandatu noneho haze none se tuzashyingura nta bantu barimo kuririmba nibura babandi baririmba batanu nibo bake dukenere uzajya kugura sima batanu kongera kuri batandatu bamaze kuba 11 uzagura sima uzayimugurisha nabo bakaba 13 Yesu we ugomba nawe kuhaba bakaba 13 uzajya kuvoma amazi guponda noneho guponda se okay kumanura imva kwanza zana nkwereke kumanura imva hano ariko nkwereke kumanura imva bane nabo baye bamaze kuba 16 kumanura imva abandi bane bamaze kuba ninde uzashinga umusaraba indabo pe indabo noneho nkwereke hano yagoro noneho kurira twongeremo abandi batandatu kuko twebwe hakore bangahe hazarire bangahe nka 11 aya 11 ntacyo bamumarira ubu rugana kurira ntabwo ari 11 ntaho bamukora none se deja n'ubundi imibare yarenze ubuse turabigenza gute reka cyatugabanya abazacu none hagacuko atirista ahubwo twebwe twagabanya aho yabamanura imvu akava gucukura agata imanu